iteka. Mbese ni hehe ushaka kuzamara ubuzima bwawe bw'iteka ryose? Ni mu ijuru cyangwa ni muri Gehinomu? Tega amatwi ijambo ry'Imana ugezweho n'umukozi w'Imana Pasiteri Ntakende Sadoki, kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatandatu, kuva saa 11:45 za mu gitondo. Ruvari ni wowe Yesu yashenjaguriwe. Ese ibyiringiro by'ubugingo buhoraho bisobanuye ko buri muntu wese uvuga ko yizeye Kristo akijijwe, hatitawe ku kuba yerekana ibigaragaza ko kwizera kwe ari kuzima? Reka turebere hamwe ibintu bine bisubiza iki kibazo. Icya mbere, agakiza gasaba kwihana. Agakiza gasaba kwihana, ntabwo ari amagambo gusa, ahubwo agakiza gasaba kwihana. Rero ntabwo ari buri muntu wese uvuga ko akijijwe cyangwa se yizeye Yesu Kristo aba akijijwe, hatitawe ku bimwerekanaho ko kwizera kwe ari kuzima. Luka igice cya 13 umurongo waho wa 3 kugeza ku wa 5 harambwira ngo ndababwira yuko atari ko biri, ahubwo namwe nimutihana muzarimbuka mutyo mwese. Cyangwa se ba bandi 18 ab'umunara w'i Silowamu wagwiriye ukabica, mugira ngo bari abanyabyaha kuruta abandi b'i Yerusalemu bose. Ndababwira yuko atari ko biri, ahubwo namwe nimutihana muzarimbuka mutyo mwese. Yesu abo yari ari kubwira suko batavugaga Imana, suko batari bazi Imana, bari bayizi, ahubwo ntago bari bakihanye, ntibari bagahinduye intekerezo zabo ku birebana n'Imana n'agakiza kayo ndetse n'ibyanditswe byera. Iyo usomye mu byakozwe n'intumwa igice cya 2 umurongo waho wa 38 kugeza ku wa 42, ndetse n'igice cya 17 umurongo waho wa 30 kugeza ku wa 31, uhasanga amagambo ameze nk'ayo ngayo tumaze gusoma. Kwihana bisobanuye guhindura intekerezo, bitera guhindura ubuzima. Umuntu utarigeze ahindura intekerezo ze ku byerekeye Imana, ku byerekeye icyaha, ku byerekeye Kristo cyangwa Bibiliya n'ibindi, kandi utarigeze amenya iyi mpinduka y'intekerezo n'impinduka y'ubuzima, ntabwo yigeze yihana kandi ntabwo yigeze akizwa. Abizera b'i Tesalonike baduha urugero rwo kwihana. Bibiliya ivuga neza mu Batesalonike ba mbere igice cya 1 umurongo wa 9 n'uwa 10 ngo bahindukiriye Imana, bareka ibigirwamana, ngo bakorere Imana nzima kandi y'ukuri. Urabona rino jambo bahindukiriye Imana, bahindukiriye Imana. Mu yandi magambo, bari mu kindi cyerekezo, barebaga ibigirwamana, barebaga ibitagira umumaro. Noneho kwihana kwabo dore nguko, bahindukiriye Imana, bareka iki? Bareka ibigirwamana. Mu yandi magambo, bakoreraga ibigirwamana mbere, ariko kubwo kwihana kwabo bahindukiriye Imana. Mu yandi magambo, barebye Imana, batera umugongo ibigirwamana. Icya kabiri, agakiza gasaba ukubyarwa bundi bushya, kandi ukubyarwa bundi bushya buri gihe guhindura ubuzima bw'umuntu. Hari amagambo nkunda cyane ari hano mu Bakorinto ba 2 igice cyaho cya 5 uhereye ku murongo waho wa 17 ukageza ku wa 21. Bibiliya irambwira ngo umuntu wese iyo ari muri Kristo aba ari icyaremwe gishya, ibya kera biba bishize, dore byose biba bihindutse bishya. Ariko ibyo byose bituruka ku Mana yiyunze natwe ku bwa Kristo, ikaduha umurimo wo kuyunga n'abandi, kuko muri Kristo ari mwe Imana yiyungiye n'abari mu isi ntiyaba ikibabaraho ibicumuro byabo, kandi noneho yatubikije ijambo ry'umwuzuro. Nicyo gituma tuba intumwa mu cyimbo cya Kristo, ndetse bisa naho Imana ibingingira muri twe. Nuko rero
turabahendahenda mu cyimbo cya Kristo kugira ngo mwiyunge n'Imana, kuko utigeze kumenya icyaha Imana yamuhinduye kuba icyaha ku bwacu, kugira ngo muri we duhinduke gukiranuka kw'Imana. Aya magambo ni amagambo atwereka neza yuko koko iyo umuntu ari muri Kristo aba ari icyaremwe gishya. Ibya kera biba bishize, ingeso za kera ziba zivuyeho, imigendere mibi ya kera ibivuyeho, kuko wa muntu wa kera twayoborwaga nawe, kamere ya yindi ya kera yatuyoboraga. Noneho ubu kuko turi bashya dufite kamere nshya dukomora kuri Kristo. Iyo kamere nshya niyo dusabwa kumvira, niyo tugomba kwemerera ikatuyobora, bityo iduhindura abantu bashya, kuko nayo ni nshyashya muri twe, ni kamere y'Imana. Bityo rero tukaba ibyaremwe bishya. Kubera iki? Kuko Imana yiyunze natwe ku bwa Kristo, kandi noneho natwe ubwacu yaduhaye umurimo. Dufite icyerekezo gishya, dufite inshingano nshya zo kunga Imana n'abantu. Ntabwo twayunga n'abantu kandi natwe tutarigeze duhinduka. Turi intumwa mu cyimbo cya Kristo. Ndetse ibi ni byo bituma Pawulo avuga ngo turabinginga, turabahendahenda mu cyimbo cya Kristo kugira ngo mwiyunge n'Imana. Mu yandi magambo, umwizera cyangwa se umukristo nyawe wakijijwe koko, wabyawe ubwa kabiri, ahendahenderwa n'Imana, kwiyunga n'Imana mu buryo bwose. Hari ikintu gikomeye kiri ku murongo wa 10 wa 21 muri iki gice. Haravuga ngo utigeze kumenya icyaha. Nta cyaha Kristo yigeze akora, habe na kimwe. Nta kigeze kiba indani muri we, nta n'icyo yigeze akora cyagaragariye abantu. Abahamya benshi cyane barahari mu byanditswe byera bahamya neza ko Kristo nta cyaha na kimwe yigeze akora. Ariko utigeze kumenya icyaha, Imana yamuhinduye kuba icyaha ku bwacu. Reba kino kintu, reba imbaraga ziri muri uku kwitanga kwa Kristo. Utigeze kumenya icyaha, Imana yamuhinduye kuba icyaha ku bwacu, kugira ngo muri we duhinduke gukiranuka kw'Imana. Ntabwo Imana yaduhamagariye kuba abakiranirwa, ahubwo yaduhamagariye kuba abera. Rero nta muntu n'umwe ushobora kuvuga ngo genda umukristo, genda yarakijijwe, genda navutse ubwa kabiri, nyamara atarigeze ahinduka. Agakiza gasaba ukubyarwa bundi bushya, kandi ukubyarwa bundi bushya buri gihe guhindura ubuzima bw'umuntu. Yohana wa mbere 3:10 ndagira ngo tuhasome. Bibiliya iratubwira ngo iki? Bibiliya irambwira ngo icyo nicyo kimenyekanisha abana b'Imana n'abana ba Satani. Umuntu wese udakiranuka cyangwa udakunda mwene se si uw'Imana. Ababyawe ubwa kabiri basabwa kugaragara koko nk'abana b'Imana, basabwa kugenda nk'abana b'Imana, basabwa n'Imana gukora iby'Imana ishima. Kandi nk'uko byanditswe mu ijambo ryayo, twahamagariwe kuba abera. Icya gatatu, agakiza gahamywa no kugakomezamo. Agakiza gahamywa no kugakomezamo. Ntabwo umukristo aba umukristo icyumweru kimwe ngo ikindi abe ari umudayimoni, ikindi ngo abe yongeye yakakiriye, ikindi ngo abe yongeye yabaye nk'umudayimoni. Oya, agakiza gahamywa no kugakomezamo. Yohana, ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana, igice cya 10 umurongo waho wa 27, turasoma n'uwa 28. Bibiliya irambwira ngo intama zanjye zumva ijwi ryanjye. Intama za Kristo zumva ijwi rya Kristo, nanjye ndazizi kandi zirankurikira. Ndagira ngo urebe kino kintu. Ntabwo Kristo hano yavuze ngo intama zanjye, rimwe na rimwe ziba ari intama zanjye, najya kureba nkasanga zabaye ingurube, nagaruka ngasanga zibaye ihene,
mbese zigenda zihindagurika. Yaravuze ngo intama zanjye zumva ijwi ryanjye, nanjye ndazizi kandi zirankurikira. Zikurikira Kristo, zigera ikirenge mu cya Kristo. 28 nziha ubugingo buhoraho kandi ntizizarimbuka na hato iteka ryose, kandi nta uzazivuvunura mu kuboko kwanjye. Yesu ntabwo yari kuvuga aya magambo ngo aziha ubugingo buhoraho ngo ntizizarimbuka na hato, kandi ko nta wazivuvunura mu kiganza cye iyo ziza kuba zihindagurika, ngo rimwe ziba ari intama ubundi zibe ari ihene. Ntabwo ariko biri. Agakiza gahamywa no kugakomezamo. Urebye mu Bakolosayi igice cya mbere umurongo wa 21 kugeza ku wa 23, yewe no mu Baheburayo igice cya 3 umurongo wa 12 kugeza ku wa 14. Ariko aha hantu reka mpasome. Abaheburayo igice cya 3 umurongo wa 12 kugeza ku wa 14. Ndetse unarebye neza Abaheburayo igice cya 10 umurongo wa 38 kugeza ku wa 39, ugasoma Yohana wa mbere igice cya 2 umurongo wa 19 na Yohana wa mbere igice cya 3 n'umurongo waho wa 3, wabona neza ko ushingiye kuri ibi byanditswe umuntu wabyawe ubwa kabiri by'ukuri azakomeza muri Kristo, cyangwa se byaba byiza tunavuze ngo Kristo azakomeza muri uyu muntu. Kristo atanga ibyiringiro ko umuntu wese Imana yamuhaye azamukomeza, azamurinda, azakomeza muri we. Abaheburayo 3 umurongo waho wa 12 kugeza ku wa 14, Bibiliya dore amagambo itubwira. Iratubwira ngo nuko bene data mwirinde hatagira uwo muri mwe ugira umutima mubi utizera umutera kwimura Imana ihoraho, ahubwo muhugurane iminsi yose bikitwa uyu munsi, hatagira uwo muri mwe unangirwa umutima n'ibihendo by'ibyaha, kuko twahindutse abafatanije Kristo niba dukomeza rwose ibyiringiro byacu twatangiranye ngo bikomere kugeza ku mperuka. Ibi byanditswe biratwereka neza yuko guhamya agakiza gahamywa no kugakomeza gukomeza mu gakiza ni igihamya gihamya koko ko uwo muntu yakijijwe. Icyanyuma, agakiza buri gihe kabyara imirimo myiza. Agakiza buri gihe kabyara imirimo myiza. Mwibutse ko imirimo myiza ntabwo ari iduhesha agakiza, ariko agakiza buri gihe kabyara imirimo myiza. Abefeso igice cya 2 umurongo waho wa 8 kugeza ku murongo waho wa 10, Bibiliya irambwira ngo mwakijwe n'ubuntu kubwo kwizera, ntibyavuye kuri mwe ahubwo ni impano y'Imana, ntibyavuye no ku mirimo kugira ngo hatagira umuntu wirarira, kuko turabo yaremye ituremeye imirimo myiza muri Kristo Yesu, iyi Imana yiteguriye kera kugira ngo tuyigenderemo. Imana yaduhaye agakiza kayo ku buntu. Imana yaduhaye agakiza kayo nk'impano y'ubuntu. Ariko iyo tumaze gukizwa, nk'uko twabibonye, tuba tubaye ibyaremwe bishya, tuba turemewe n'Imana gukora imirimo myiza. Niba umuntu avuga ko yizera Kristo ariko kwizera kwe ni kwerekana imirimo ya Kristo, uwo muntu ntabwo aba afite kwizera kwa Bibiliya. Ukuvuga ko umuntu yizeye nta mirimo, ukuvuga cyangwa se ukwatura kwe ntigushobora kwigera guhamya ko gufite ibyiringiro by'iteka byo mu masezerano y'Imana. I Karuvari ni wowe Yesu yashenjaguriwe. Nshuti mukundwa, mbese aho izina ryawe ryanditswe mu gitabo cy'ubugingo? Ese impanda ivuze Yesu agarutse nonaha, cyangwa uramutse uvuye mu mubiri, wizeye neza 100% ko wajya mu ijuru? Ndakwinginga ngo uyu munsi utekereze ku iherezo ryawe, maze ufate umwanzuro uruta iyindi. Imana iragukunda
kandi Yesu aragutegereje. Ngwino, tebuka aguha agakiza, akuruhura umutwaro w'ubwoba, aguha amahoro, umunezero n'ibyiringiro byuzuye byo mu mutima. Ukeneye ubundi bufasha, waduhamagara kuri izi nimero: 0783 00 16 46. Imana iguha umugisha. kuba ari wowe munyabyaha gusa uhari, ntibyari kubuza Yesu kuza hano kugupfira, ntiwaburira imbabazi kubireba.